Yes, tubahaye ikaze. Iyi ni Shami One TV. Nk'ibisanzwe tubahaye ikaze rero muri aka kanya tugiye kubagezaho byinshi birimo bivugwa na byinshi biri gutrendinga hano ku mihanda ndetse no kuri social media. Haba muri politique, music ndetse no muri byinshi bigiye bitandukanye, haba sinema, amafilime n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka rero duhere muri politique aho Minisitiri utuma twishima yasabye urubyiruko kurinda ubuzima bwabo kuko ari bo mizero y'igihugu. Aho ngaho ni ku munsi w'ejo aho muri Gatsibo urubyiruko rwari rwizihije umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko, ndetse utuma twishima aza kubabwira yuko ari bo mizero y'igihugu bakwiye kurinda ubuzima bwabo cyangwa ndetse no kwirinda. Tusubije amaso inyuma turibuka neza ko utuma twishima yigeze gutumira Kagara cyangwa Ashton Small mu gihe hari habaye inama ikomeye cyane cyangwa ibirori bikomeye cyane, ariko aza kumubwira ko nakwirara kuko intambwe amaze gutera n'intambwe ishimishije. Yongeye kuvuga uwo bita Merci yuko ari umwe mu bari kuzamuka cyangwa bari kubaka izina, ubwo ni muri Gen Z Comedy, yashinze Gen Z Comedy, akavuga yuko hari aho bigeze kandi hari n'icyo bifasha abanyarwanda haba mu kuruka mu mutwe na byinshi ndetse haba no mu kwiteza imbere. Bityo rero utuma twishima yanavuze kuri Rumaga yuko ari umwe mu bakote creator cyangwa umwe mu basore bari kuzamuka neza. Bityo rero akaba yarasabye urubyiruko rwo muri Gatsibo mu gihe bari bizihije umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko yuko ari bo mizero y'igihugu kandi bagomba gusigasira ubuzima bwabo. Ni byinshi rero dukomeza tureba, gusa reka turebe no mu mahanga bikomeje kuvugwa cyane. Trump akomeje kugarukwaho n'abatari bakeya nyuma yo kujya muri Turukiya. Ageze ku kibuga cy'indege, Trump ni umugabo cyangwa perezida wa USA, United States of America, ukomeje kugarukwaho na benshi yuko yaba yarabonye umutekano we utizewe. Ageze ku kibuga cy'indege afata umwanzuro wo kujya mu modoka itwara ibiribwa kugira ngo ashakeyo ubuhungiro cyangwa abe yakwihishamo. Ni byinshi rero bikomeje kumuvugwaho, ni byinshi bikomeje kuvugwa kuri Trump. Donald Trump ageze muri Turukiya we ngo yabonye umutekano we utizewe, ko ashobora kuba yaraswa. Abibonye ngo abibona mbere ahitamo kwihisha cyangwa kuba yajya mu modoka itwara ibiribwa. Ni byinshi rero bikomeje kumuvugwaho kuri social media. Turakomeza tureba byinshi haba mu myidagaduro, tunakomereza mu bijyanye n'imyidagaduro. Gisubizo Ministries ifite igitaramo kuri 13 z'ukwa 9 muri Camp Kigali, aho Gisubizo Ministries yasohoye amatike cyangwa amatike yabo ari hanze, ndetse gusa icyo nababwira nuko wagura tike hakiri kare kuko zatangiye gushira, kandi mbabwira ko igitaramo kizitabirwa na Apotre Mignone Alice Kabera, ni umwe mu ba apotre bakunzwe hano ndetse b'abadamu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gisubizo Ministries twibuke neza yuko iherutse gukorana indirimbo n'umuhanzi ukomeye cyane The Ben cyangwa Tiger B, indirimbo yakunzwe cyane, so nimucikwe. Ni byinshi rero muzagenda mubibona. Gisubizo Ministries iri mu mavuta, ifite igitaramo muri Camp Kigali kuri 13 ntihazagire ucikwe. Mugure amatike ku bwinshi, ngira ngo byose turabibabwiye. Aho ngaho ni mu myidagaduro. Gusa nongeye kugaruka gatoya, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana ari mu bitabiriye TikTok Live. TikTok Live yahuje cyangwa yahuriyemo Musinga na buri nguni na buri kantu ndetse na Muyango muri kampanye yo guca ibyuma, nyuma yuko hakomeje kuza impaka nyinshi zigiye zitandukanye. Ntabwo igihugu cya Kenya kiri kubivugaho rumwe n'igihugu cy'u Rwanda yuko inzoga z'ibyuma zitujuje ubuziranenge. Kenya yo irimo iravuga yuko ziriya nzoga harimo inzoga zigiye zitandukanye za Kiwingo n'ibiki. Kenya yo ikomeje kuvuga yuko ziriya nzoga zujuje ibisabwa, ngo nyuma yuko ngo bazipimye muri laboratoire yabo babona yuko zujuje ibisabwa. Gusa mu Rwanda ho ntabwo ziriya nzoga ziri ku kigero cyiza bitewe nuko ziri kwangiza ubuzima bw'abantu. Bityo rero niyo mpamvu FDA cyangwa leta yafashe umwanzuro wo kuba yahagarika ziriya nzoga ndetse no gufunga inganda zibikora cyangwa zibiproducinga bitewe nuko zatangaga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ni mw'ubwo buryo rero bikomeje kuvugwaho
bitandukanye, ndetse Kenya yo ntago yemeranwa n'u Rwanda ku bijyanye no kuba inzoga zaraciwe. Gusa ariko ni nambi kuko abaturage bakomeza no kubyivugira yuko Kiwingo ari inzoga yatumaga bayinywa cyangwa n'izindi nyinshi zitandukanye za zirangana ingufu gin, ndetse harimo n'izindi nyinshi zagendaga zituma cyangwa ziraza producinga n'uruganda BNG. Abaturage bakomeje kuvuga yuko ziriya nzoga zangiza ubuzima ku buryo iyo wayinywaga utamenyaga utaha cyangwa utabashaga kuba waramuka hari akarimo wikorera. Bityo rero mu kiganiro cyahuje Dr Sabin Nsanzimana, minisitiri w'ubuzima, ndetse n'aba banyarwenya harimo Buringoni na Burikano ndetse na Musinga twese tumenyereye, umusore mwiza urimo uzamuka kuri social media bitewe n'ibintu byinshi agenda avuga. Ni nk'ubwo buryo rero n'umu content creator ukomeye cyane kuri TikTok ntihakunda kuboneka. Ushobora gusacingamo Musinga uramubona. Buringoni na Burikano babajije minisitiri impamvu baca ibyuma ariko ntibaca itabi, kandi itabi naryo riri mu cyabase urubyiruko cyangwa n'abandi bantu benshi bitandukanye. Dr Sabin Nsanzimana, minisitiri w'ubuzima, yasubije ko bareba ku gikaze cyane kurusha ikindi. Yabahaye urugero. Minisitiri Sabin Nsanzimana yasobanuye ko ubushakashatsi bugaragaza ko abanywa cyangwa abafata itabi bagabanutseho kuva kuri 13% kugeza kuri 7% kubera ingamba zagiye zifatwa ku bijyanye n'ibyo binyobwa harimo itabi. Gusa abanywa inzoga ho avuga yuko biyongereye ku buryo umugabo 1/2 arazinya, noneho 1/5 naho arazinya, bigenda bizamuka ugereranyije nuko yagiye abivuga. No kuvuga ngo byarazamutse cyane ujyanyije n'uburyo yagiye abisobanura. Ntabwo rero twakomeza kubivugaho byinshi bitewe nuko biragaragara n'abaturage nabo barabyivugira, haba ku byo bagenda babwira abanyamakuru, haba abo mugenda muganira. Ntabwo ari inzoga zakomeje kuba zagwa neza ku buzima bw'abantu, ndetse leta yarabibonye inabiboneye. Ni nayo mpamvu bafashe umwanzuro wo kugenda bafunga izo nganda, bafunga ndetse na bamwe babirebereraga na bamwe bari babifite mu nshingano. Byagiye kugera ku rwego rw'uko abantu bapfa ntacyo bakoze. Twongera rero tujya kuri iyi TikTok live yahuje barimo Musinga, Buringoni ndetse na Burikano na Muyango n'abandi benshi batandukanye, ndetse n'umutumirwa mukuru Dr Sabin Nsanzimana, minisitiri w'ubuzima. Musinga yabajije minisitiri ati ese ko igihugu cy'abaturanyi nka Kenya bikomeje kuvuga ko inzoga z'ibyuma byaciwe mu Rwanda kubera zitujuje ubuziranenge, Kenya yo ikavuga yuko izi nzoga zemewe kandi banapimye muri laboratoire yabo basa kubona yuko izi nzoga nta kibazo abantu bagomba kuzinywa. Ese ko dufite inshuti cyangwa abavandimwe baba mu ibyo bihugu by'abaturanyi kandi dusurana tukaba twagira na byinshi tugenda duhanahana, harimo kuba wenda wagira icyo ubaha nawe bakaguha, ese ku bijyanye n'ibyo nta kintu bishobora kuba byakwangiza, cyangwa ese ko tugenda dusurana natwe ese nta kintu bishobora kuba byakwangiza? Ni ikibazo Dr yasubije Musinga yitonze, ndetse kandi Musinga aza kunyurwa. Ni byinshi rero, niba ushaka kumenya byinshi, niba ushaka kumenya amakuru yose agezweho, kurikira Shami One TV n'ahandi uri busanga amakuru ya Shami One TV. Niba ushaka kumva igisubizo minisitiri yasubije Musinga, kora subscribe nonaha na like ubone andi mavideo akurikira minisitiri asubiza Musinga. Byose rero n'ahandi wabisanga. Komeza ukurikire Shami One TV, dukomeze n'amakuru y'ubutaha. Turi kumwe kandi 5 kuri 5 ya Shami One TV. Ciao ciao.